ihangane Milka ihangane wamukunze ko n'Yesu yamukunze ariko ahanga ubwo busohotse bwawe burasahutse Ntukizange se ntabwo Karine yaje wa undi w'i Kigali Ndahira yaraje yewe kandi sha byashaje byasigiye nijoro ndabona ukeye nanjye ndaza kujya uyu munsi ansigire rero twanje twashize odo umva fata imineke so rero tukamarira aya hano imineke n'igabanya n'inzu y'igabanya waramboneye turagabana neza fata bufashe kandi ngiye kwa mayikira hasi okay ubani mine cyaranye umuntu habyaye akira tugabane neza none twari kumujire ndamenya hari ikibazo cyawe ugira nicyo kibazo cyawe ibindi byose urabitwara ibyatsi bikeneye gufuka ugiye kubikamanuka ubona hano hepfo hose mu gitondo umuntu akajya haca urume nta rudakora ku nkweto buryo n'umunyeshuri yajya hatambuka ibyatsi bihari kugira hafatira n'akayaga ariko ukabona ko ari ishyamba nyine rifite amahumbezi ku buryo wagize witemberera ubona nta bitambo byazamo harimo n'abantu bajya bagenda mu bihuru banywamo amatabi n'ibiti byose ngo ntabwo byakongera kugaruka n'ibi byatsi umuntu akabiharura byose ku buryo yabikusanyirizamo hariya hepfo iyo nta n'inzoka zaza ngo ziruke ubona ko ari ishyamba ryiza kandi risobanutse twarikaragiye neza twarikoreye neza ko kidusekera se kituzi yego ma yahoza tureba bagira ngo aratuzi cyangwa mwarega yego ko mbikamo nakwigarara umunyamujyi nkamukura he uriya muzungu uriya abanyamugi ntabwo bazi uriya yari kuduseka kwa ngo abakobwa b'inkwimari bashike mu muhanda agaze kagize imana agasanga twahishe ibirara avoka yasanga byose birunze turi kubirya ariko umva nkoresha amakosa nta mwari w'umunyarwandakazi uriya ku gasozi amakosa yahe nakubwira ko uturahatungana n'utuneke twe kutujyana haya muri zirandokore ziba zuzarangujije kureba mama ngo bajye mu masengesho nawe mbwira avugisha ukuri nukwita batumara twose ahubwo turye tubimare tutaye akuzi ko twakeje mama mu materaniro none ngaho nyine turye vuba ibyo vuba basi tutahana icyaha kimwe turye mu rugo ariko nakamubwira Rusari unyemere tukabana nagutetesha cyane cyane ko twese tukuze tugomba gusazishanya Pastor mana yaje Pastor ko nta kibazo gusa cyane mba ngomba kubaza nkasenga ntacyo njya nkora ntabashije Imana Rusari nawe urasetsa wibaza iki byo ni ibintu byo kubaza Imana mu rusengero hose banyemera nk'umukozi w'Imana ukomeye nese si byo byiza nyine kuko mu rusengero bakwemera n'Imana ikabikwemera ubwo nyine tuzayisenga ihita inabitwemerera Rusari w'Imana ntuyizi ushobora no kwibaza ikakubwira ko tudashobora kubana kubera iki Pastor Rusari ubona Imana ishaka ko nzara umugore uhora ishaka ko ngikorera kimwe no gushobora kuyibaza ikakubwira ko ndi umuntu mubi kandi mbeshyera
cyane cyane ko ivuga ko umuntu wikorera afite umugore atayikorera neza. izina rya Yesu. Pastor, Imana senga ko numva atari nsenga. Kubeshyera. Imana sirabeshya. Umva nkubwire mwana muto, twe tuzi byinshi mu gakiza. Ubuhamya bwawe narabwumvise, uracyari umwana mu gakiza. Cyeka nimba utanyemera nk'umukozi w'Imana ukomeye. Uzari winyemerera, Imana nta kintu itampaye, nta kintu uzamburana. Urikumva? Pastor, ndabizi neza ko nyiri umwana mu gakiza, ariko ngiye kubanza nsenga Imana. Okay, genda usenge, ariko tuwarete hano ibahe? Tuwarete ni uca no kujya nyine muri uriya muryango ukamanuka amahera burya. Turebe. Tuzere, ibi ni ibisanzwe. Nta kintu kidasanzwe kirimo. Reba, ibi ni ibisanzwe ibi ngibi wabonye. Ibi ni ibintu byoroshye cyane, ibi ni ibintu bibaho mu buzima. Chere, ibi ni ibintu bisanzwe. Igitangaza kirimo. Chere, ibi ni ibintu bisanzwe rwose. Ibi ni ibintu bisanzwe. Nta kidasanzwe kirimo. Gusa ikibabaje, gusa ikibazo ni uko warebye ubutumwa butari ubwawe, warebye ubutumwa butakugenewe. Rozari, warebye ubutumwa utagombaga kureba.
Ozari saba Nyagasani kwakiriye mubi Nyagasani mbabare kubw'uyu muntu ngiye kwica yarebye ubutumwa butari ubwe yarebye ubutumwa butari ubwe mwana bite wamfashije nkakuruza hano ukamfungurira n'inzoga Mama we yabaye ntabwo mbwira yabaye iki Nubundi nakubwiye ikunda ry'abagore kwawe nakubwiye ko uzaturaburiza ibyo biroroshye Mike ngo biroroshye muri iki gihugu umuntu akwandikiye message ikubwira ngo ya mitwe y'abantu 3 wajumye nayibonye ukavuga ngo biroroshye